arangije afata cya cyuma icyo cyuma nka kino babagisha nta nubwo nzano yari yagikubanza sinze nimba ari ibintu yari yarapanze wenda yaranakibitse mu nzu sinze cyari icyuma kinini ariko nyine bakoresha nko mu gikoni runaka cyaba sinze afata icyuma agiye nko kukisatuza hano mu maso hose gihita gifata umunwa ubundi harerurutse ko nyine hamaze iminsi hamaze igihe ariko ndi bukwereka ifoto y'ahantu icyuma cyafashe nyine n'amaraso akiriho icyuma kiramfata gisatura ka kantu k'agasongero k'icyuma nyine umutwe w'icyuma urumva yo cyarahushije njye narakwepye cyo nyine gisatura umunwa kiba ari wo gifata urumva nk'uko wahimuze ngo umugabo yashatse kugutemura kwepye njye wemera nk'umuntu kwepye ariko kubw'Imana n'icyo yashatse kugusatura nk'agahanga kabiri ubundi we yaragiye kunsatura noneho agiye kunsatura agiye mita nkwepye akaga nyine kumwe icyuma gishaka akantu ko hejuru abantu barakazi gita gisatura umunwa noneho umunwa rero kubera ko ari ibinure uhita uva amaraso menshi buri umuntu uva amaraso menshi nyine ibiraso bigahita bijojoba abonye ko amaraso ajojobye ubwo urumva nanjye nari nabyimbaganye meze nk'umuntu wanaviriye imbere n'iki nyine ndi kuzunga isereri agira ngo hari yandangije ahita akubitagura urugi ararukubitagura urugi ruracomokoka ahita asohoka anyura muri ba bantu abayobozi babaraje nyine ahita ahagarara yitaruye abantu nyine umuntu yagufasha iki kugira ngo ubashe kubaho mu buzima bwa buri munsi ubashe no kuba i Kigali byongeye n'ubuzima bw'i Kigali babunagoye gutungiramo abana batatu kubona amashuri ibyo bagaburira imyambaro babigoye umuntu ushaka nko kugira nk'ikintu wenda avuga ati reka mfashe Jeannette cyangwa se reka ngire ikintu nkora mu buzima bwe yakora iki yama igishoro nkacuruza cyangwa se umuntu ashaka kutaguha amafaranga ariko akaguha n'akazi pe nukuri akaguha akazi nk'ubu rwose mana yanjye ibiraka urumva ntabwo wakizigama ntiwagira ute nyine biba bigoye nta na WhatsApp mfite abatekamutwe banyibye telefone ya WhatsApp n'umuntu wantije gatushi ashobora kuyinyaka rero urumva ntego biba binyoroheye Nisa atangira kunkubita akajya nkubita inkokora nyine akajya nkubita cyane akankubita inkokora akankubita inkokora noneho nkajya ngewe nigizayo nyine arimo nkubita inkokora nkajya nitambika nibwo yafashe akaboko arakavuna hano nyine mvuna akaboko ubu ni igufwa ngewe ntago ari inkabye iri ni igufwa umugabo yakuvunnye ukuboko yamvunnye ukuboko abaragononzoye nyine mvuna ukuboko arankubita hano njye inzara ndi bukwereka ifoto hano njye inzara nyine arankubita ndabyimba ndumva umuntu akukubisa akakunoza uvuga uti ntiteze abaturanyi ntiteze abana reka nihangane kuko niko nari mbimenyereye ariko numvise noneho meze nk'umuntu nyine ugiye nko gupfa mucika mpita nirukanyira muri saro ndavuga ubwo hari abana nakara gakozi ntago ari butinyuke kubikora ari bwifate nk'umuntu mukuru ntatinyuke kubikora ntago yatinye ibyo bintu yarasohotse mu cyumba ubwo urumva njye nasohotse wowe nyine ahita ankurikirana nyine nkubita nyine ahita akubita urugi rwo mu cyumba ahita aza muri saro akomeza arankubita none arankubita ubwana burarira cyane ubwana wa mukozi avuza induru bararira abaturanyi nyine barahurura bamajije guhurura abaturanyi asinzira nka saa 10 bimfata ndabwo arimo akanguka nyine ngewe nasinziriye unde we akangutse hore narasinziriye maze nk'iminota nka 15 sinziriye ngiye kumva numva umuntu abaye nk'unemye ubwo busugi nyine barabujyanye warasinziriye urumva narasinziriye nkanguka nyine numva umuntu afite nyine ari kumfata bivuze ngo bagufashe ku ngufu yego ukeneye ntago tugushaka ubundi bite byawe iwacu nitubyara ntago ari njye utera inda ibiki ni none se ubu ngubu ninde wanteye inda tujye gupimisha abana se ati ibyo ntago bindeba kandi turatanya no gusambana icyo gihe none se ntago njye nari mbizi 15 se njye nari umunyeshuri nakuze iwacu arabarokora ntago ibyo bintu nari mbizi iwanyu se bakwirukaniye ikibo urumva iwacu nyine kwakira kw'icyo kintu kibabayemo urumva hari umuryango udakunda guseba
ukwakira ko nyine icyo kintu kibaye ku mwana wabo, kavuga ati genda uzagwe kure, ariko ibyo bintu bitabaye uri hano. Abantu batabonye ndikura buri munsi ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo dusebe kandi turabarokore twarasenze Imana, ngo dusebe turabarokore, nibyo rero mu rugo banyirukaniye. Nuko ndahaba mbana nawe, ariko nkubita agira atanciraho imyenda. Iyo bankuburiye nta mwenda nari mfite, abantu barankuburiraga, iyo bankuburira akayitwika akanshwanyagurizaho imyenda. Mbaho muri ubwo buzima, nshaka akana kamfasha, nkajya njya gusenga, nkajya ngira nte, hori nkomeza mbana nabyo, ariko akankubita cyane. Nyine yarankubise, njyewe yaranyishe nanga gupfa. Mugabo yaranyishe nanga gupfa, nyine yanyishe urupfu rubi, ariko nanga gupfa, gusa yica amarangamutima yanjye. Yica amarangamutima yanjye, aranyica nyine, anyica amagazi. So rero nyuma turabana ubwo, ariko nkubita nyine adatinya kunkubita, urumva, ariko yajyaga nkubita. Ariko abana byuze barimo barakura. Abana nyine urumva barimo barakura. Waje kubyara umwana wa kabiri ryari? Urumva nyine iyo nda yari yinteye mbyara umwana, abantu bararuye ibiryo birashira, kwa kundi mu ruku ibiryo bishira. Noneho bishize arankubita, arambwira ngo kubera iki utabwiye abantu ngo baze kubika ibiryo ku ruhande turi bukoresha, n'andi mafaranga nagura igicucu. Arankubita iryo joro ngo ndaya se ninjye wari wakoze mu bukwe nyine, ubwo naye sinatanze gahunda ibiki n'ibiki. Arankubita cyane, arankubita guhera umunsi ubundi yarankubise, twasezeranye. Arankubita kuri finali yo kugira ngo dutandukane, twabaga Kimironko. Noneho njya gusenga, urumva, ariko muri uko kwihangana bizoroha bizakunda, byananteye inda y'undi mwana wa gatatu. Noneho nkavuga ati urumva barokore bo nyine tugira amahame yo kuvuga ngo nta bya onapo, nta biki, Imana yakwica, nabyo Imana yakwica, barokore mujye muri onapo, bantu mujye muri onapo. Arankubita hori. Noneho haciyemo iminsi, arambwira ngo ushobora gufata umwanzuro ukagenda hakiri kare, nyine ugahaguruka ukagenda. Ubwo nari narabyaye umwana wa gatatu, ndavuga ati ngewe ariko nta hantu mfite ndi bujye, we nimba ushaka kugenda genda, n'ubundi tugeze gute turakodesha. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka ngusuze nongere wikaze mwifurize amahoro y'Imana muherere wese kwisi, niba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza, nimba uri nimugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngiye ndihore nk'ibisanzwe, uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi uteye agahinda, ubabaje, ufite inkuru ishobora kuza guhindura imitima ya benshi. Ariyo mpamvu nibuze kubwira ngo wicare utege amatwi, ndetse iyi nkuru bamwe barayikuramo isomo, ndetse abandi iragira icyo ibafasha mu buzima busanzwe. Ndihore nk'ibisanzwe, ni Impanuro TV, ndetse ndi kumwe na Jeannette imbere yanjye. Muri aho neza mubyeyi? Uraho? Ni amahoro? Siko mvuga yegora cyangwa hoya? Biraho. Komeze nk'umuntu ufite agahinda se, Uwiteka ntacyo yapanze? Hari abantu batakuzi rero, ndagira tubibwire, tubabwire uko witwa, by'umwihariko mite mbana nimero yawe ya telefone, kugira ngo umuntu uza kureba kino kiganiro nikimukora ku mutima byibuze agire icyo yagufasha, yaba kwishyurira abana ishuri, kuba mu buzima busanzwe, ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Nimero yawe ni iyihe ubundi twinjire mu kiganiro? 078 96 140 3 078 96 140 3. Nitwa Jeannette Ingabire. Jeannette Ingabire. Jeannette Ingabire, ubuzima bwawe ni ubuhe?
kuva ukiri umukobwa kugeza ushatse, by'umwihariko kugeza ugeze mu rugo ugashaka umugabo, naho Imana iguhereye urubyaro. Ubuzima bwa Jeannette ni ubuhe, kugira ngo byibuze ubuhamya tubusangize abantu buze kureba kino kiganiro, hagira abakuramo isomo? Jewe nyine navutse mu muryango w'abana 7. Nyuma navutse nsanga ababyeyi bombi, nanakura mbabona. Yego. Navutse ndi umwana w'umukobwa, nta ndwara mfite, nta bumuga afite, nuzuye. Yego, navutse nuzuye, nta kibazo mfite. Hanyuma ariko nanavuga ngo abagifite bahumura, Imana iri ku ngoma. Yego. Umuntu wavutse afite icyo kibazo, ko waba waravutse kose Imana iragukunda. Hanyuma naravutse, bantangiza ishuri njya kwiga. Ngiye kwiga ndangiza mu wa 6 primaire, nangira muri esi mu wa mbere. Yego. Nangiye muri esi mu wa mbere nari mfite imyaka 15. Hanyuma muri 15 nahamagaye umwana twiganaga bita Kerere, namagazane telefone ya mama. Kwa kundi abana b'abakobwa babyiruka nyine bakaba bafite utundi tugurupe, niko nabyita. Ukaba ufite agashuti kawe. Agashuti kawe nyine mugendana ku ishuri. Urumva ku ishuri haba hari utuntu tw'utugurupe tw'abana bagendana nyine. Hanyuma muhamagaye uwo mwana w'umukobwa witwa gutyo, inimero ndayibeshya. Yego. Nibeshyamo umubare wa telefone, iba yitabye umuntu w'umusore. Yitabye umuntu w'umusore, ndamubwira so ndibeshye, mpita mukupa. Ariko mukupye wakomeza kujya ampamagara cyane, ampamagara. Noneho kubera ko yampamagaraga kuri telefone ya mama, mama we yagiraga ngo ni umwana twigana, abana nyine twigana. Kwa kundi abana bahamagara nyine ababyeyi bakaba bakitaba. Yego. Mama we yagize ngo na abana twigana, akajya amumereza nyine nk'uko arasanzwe amereza n'uwo Kerere. Yego. Hanyuma uwo muhungu arakomeza aramvugisha, urumva umwana w'imyaka 15 rero afite ukuntu ateye, nyine atangiye kwiyumvamo. Jyewe nakuze urumva ndi umwana ufite igihagararo, ndi umwana nyine ufite ikivumbuko, nyine ufite ukuntu ngaragara nk'umuntu mukuru. Kuri 15 nagaragaga nk'umuntu mukuru. Wari inkumi? Nawe wabonaga ko ndi nk'inkumi rwose. Hanyuma uwo musore aza kumbwira ko avuka i Kigali. Yego. Ndavuga umuntu uvuka i Kigali, kuko i Kigali urumva abana bo mu cyaro, giye mu rugo ni mu Rukari, Nyanza. Urumva naravuze ni umuntu w'i Kigali, no abantu b'i Kigali bararenze, kuko abana bo mu cyaro niko baba babyibwira. Umva nkajya muvugisha, akambwira ati nta kibazo cy'umvugisha, bisanzwe nta ribi. Umva nyine atari n'umuntu mukuru, nyine wenda wamunduta, nta kibazo. Hanyuma rimwe aza kumbwira ngo duhure, ngo tumenyane, ngo amitiki, ngo nze Nyabugogo, ngo ni hafi, ngo ntago ari kure nyine y'Inyanza. Ko najyaga ngenda rero, urumva njye nakuze iwacu ari abarokore, ntago nyine nari nzi ibintu byo kugenda nyine. Urumva iyo uvukiye mu muryango w'abarokore, mama ari umudiyakoni, papa ari umuririmbyi, bagerageza kubashyiraho igitsuri nyine cyane, ku buryo nta kuzerera kubamo. Hanyuma rero arangije arambwira ngo ni hafi, ngo agiye kunyoreza itike yarayohereje, ndayifata. Ariko sinabwira mu rugo aho ngiye, kugira ngo batankubita nyine cyangwa bakagira. Ndagenda ngo ngiye kureba uwo muntu, murebe ndebe nyine uwo muntu tuvugana uko asa. Ntago niyumvishaga ko wahura n'umuntu agahita agira ibyo akora cyangwa iki n'iki. Njyewe urumva narateze n'imodoka n'umunaniro, ko navuye mu rugo mu gitondo. Mu rugo urumva bagize ngo wenda nagiye gusura abana b'inshuti zanjye b'abanyeshuri. Ndagenda ngeze Nyabugogo, urumva n'umunaniro n'inzara n'iki, nyine meze nabi cyane. Hanyuma arambwira ati rero ntago ndi Nyabugogo, ati boss yambwiye ngo nkomeze ngo njye mu Kinigi kurebayo, kuko urumva yakoraga mu ruganda rw'amandazi, ngo ajye kureba y'ibirungo. Ati rero ni hafi ya Nyabugogo, ati wongere utege, ati ni hafi, ntabwo ari kure yaho cyane. Koko ngira ngo ni hafi, ndavuga umuntu wafashe urugendo nkagenda,
reka nemere niyemeze nyine njye kumureba. Narateze ubundi nyine ari igihe ibintu biba ari rwangendanye cyangwa se kwa wundi bavuga ngo urwandiko ni igikenya. Jewe nahuye n'igikenya cy'urwandiko. Yego cyangwa se nahuye n'urwandiko rw'igikenya. Abantu batazi ko nyine urwandiko rw'igikenya rubaho bazaze ndubereke njye nahuye narwo. Hanyuma bigenda gutyo, bimaze kugenda gutyo ndangije ndatega ndagenda ngera mu Kinigi, ariko magera nka saa moya kuko sinari mpazi. Imodoka insiga ku muhanda ku cyapa. Imajije kunsiga ku muhanda ku cyapa, ikintu cyabayeho nasanze umuntu ahagaze ku muhanda, umuntu w'umusore ahagaze ku muhanda ariko unanutse cyane, nyine umuntu unanutse cyane ahagaze ku muhanda antegereje. Mukubise ijisho mbona ni umuntu nyine umeze nk'umusaza. Yego. Tuvuga ati uyu muntu niwe nyine narinje kureba cyangwa. Ati ni njyewe, ati ni njye twavuganaga n'ibiki, kuko urumva nimero ye nari nayitwaye ku gapapuro, nta telefone nari ifite kandi sinari bujyane telefone ya mama. Hanyuma ubwo ahita ambwira ngo ni ariko murebye mbona wapi, nkajya numva ibintu biranuka, ubwo n'urumogi nyine n'itabi. Nkajya numva biranuka nkabona wapi, yanasinze kuko ibintu by'inzoga njye ntago nari mbizi pe, ni ukuri. Umuntu arimo ahondobera ahonda umutwe agize ate, nuko birangiye ubwo abanambwiye ati none se waje nkakugurira fanta, ati hariya hepfo, ati hanyuma njye kurumva nahise ndakara, naramubonye numva simwishimiye. No ariko wambonye kubera nyine icyo gikuro n'ikivumbuko n'iki kera rero nari meze neza. Wambonye ariko umuntu akureba wowe gahita kwiyumvamo, ariko wowe ugahita wumva wapi ntago byamaci, ntago bihura. Naramurebye mpita ndakara, ubwo n'umunaniro n'inzara n'ubwana n'umunuko w'imodoka ntarimenyereye byose byankoraniye. Ndebye n'uwo muntu nimbizo mvune nagize mbona wapi nibikunda nibyakunda. Ndamuganira ndashaka gutega nkataha, hari nijoro nka saa moya n'iminota. Arambwira ati oya, ati ngwira ngure fanta, ati hanyuma uhita utega, ati ubundi utari. Rero kuko nta matara habaga kandi ni mu ishyamba mu Kinigi, imodoka zacaga ngo nk'umurabyo ziguruka nyine ku buryo urumva ahantu hatari amatara mu ishyamba imodoka zicaho zirukanka utayihagarika ngo ihagarare. Ndangije nyine imodoka zanga aragenda ngura fanta, turazamuka duhagaritse imodoka zanga guhagarara. Imodoka zirananirana zanga guhagarara pe, imodoka zanga guhagarara, zanze guhagarara. Ahita ambwira ati noneho dore burije, aho kugira ngo turaye duhagaze mu muhanda wowe reka njye kugucumbikishiriza, hanyuma nanjye ngende njye kuraraho nararaga, turi buhure mu gitondo hanyuma ngo utegere utahe. Nangije naravuze ni ko umuntu agiye kuntegera se, hari nyine agiye kunsabira icumbi nawe akaba agiye kuraraho yararaga, turaba duhuriye hari icyo ari buntware. Naragiye ngira ngo ni icumbi rino risanzwe ryabagaho kera mu cyaro, kumwe umuntu yasabaga icumbi nyine bisanzwe. Yego, mu rugo rw'abandi. Mu rugo rw'abandi. Naragiye mpageze, ayiwe mbega inkuru njye mba numva insikamiye umutima. Naragiye mpageze, maje kuhagera ninjira ahantu mu gipangu hari inzu ya kadasiteri. Turinjirana no muri cya cyumba, icyo cyumba cyari kirimo udutanda tubiri. Ariko nkajya ni kwa ko n'umuntu aguherekeza akakugeza wenda uri burare agita kata akigendera. Nuko twageranye muri cya cyumba yita mera nk'usubiye inyuma, ngira ngo wenda agiye nko kwihagarika cyangwa icyagaruka seza ahita agenda, kumba agiye kwandikisha irangamuntu, kuko icyo gihe hariho itegeko ry'uko umuntu mwinjiranye munasohokanamo, kubera ko ngo barahemukiranaga. Nyine byari itegeko. Ngero narangamuntu nayo ifite, urumva nayo nari ifite, we niwe wandikishije iye. Agarutsemo ngira ngo agiye kunsezera, aricara nk'umuntu wenda dushaka kuvugana, wenda nkamubwira ati mu gitondo ndataha iki n'iki, kugira ngo abone uko ansezera. Yaricaye yanga guhaguruka, ndamubwira ati genda ndyame, ati ntaho njya ndarara. Rero ako gashambure kari karimo udutanda tubiri, nicaye kuko hakurya yicara kuko hino ku muryango. Ndavuga ati ntago ndi businzire utanyica cyangwa ukagira ute, ndara nicaye
urumva kuko aho hantu sinari nanahazi ko byibuze ari bunagusambanye nyine urumva ko nose umuntu ureba wamusambanye kireka mwagiye mu by'inkundo n'ibiki umva umuntu turi kuvugana yaje kunsabira icumbi nanaragaye ari kunuka inzoga ari kunuka itabi iki n'iki niyicaye ku gitara cyo kugenda avuga ati sindi businzire n'iki we rero kubera ibyo bintu ari yanyweye biramusinziriza nko nyine agatotsi karamufata arasinzira asinziriye narasohotse ngiye kuri porotaye barambwira ati subirayo nyine nari nsohotse ngo ngende nshaka ahantu naka icumbi urumva nyine ndaraguze nyine ngende nsaba icumbi ahandi hantu umusekirite arambwira ati subirayo ni itegeko ry'uko uwo mwinjiranye munasohokanamo ntabwo byemewe kandi ni nawe watanze irangamuntu ntabwo twamenye ibyo mukoze narasubiye mu nzu ndicara ubwo ndarasinziriye ndicara nka saa 10 za mu gitondo ngewe ibitotsi byamfa urumva umunaniro inzara imodoka yananiye nanukiwe naje ndukubusa umujinya nagizeho ko umuntu ndi kubona ntazi ibyo nyine ari umuntu w'umusinzi ari iki byose biragenda biranyitsindagira ubwonko buraruha n'ibitotsi ibitotsi biramfata ndasinzira nka saa 10 bimfata ndabwo arimo akanguka nyine ngewe nasinziriye unde we akangutse hore narasinziriye maze nk'iminota nka 15 sinziriye ngiye kumva numva umuntu abaye nkunemye ubwo busugi nyine barabujyanye warasinziriye urumva narasinziriye nkanguka nyine numva umuntu afite nyine ari kumfata bivuze ngo bagufashe ku ngufu yego uwo mugabo uwo musore mwagiye kureba yagusambanyije agufashe ku ngufu ntabwo mwe mwabyumvira numva umuntu arambabaje nyine mu bundi buryo none ndasunika nkajya nsunika ndi kurira cyane reka ubwo abantu barabyumva uko nahise mpindana mererwa ukuntu ubwo ashoje ibyo yagombaga gukora byo kumfata ahita nyine akaraba ubwo nanjye ubwo urabyumva muri iyo situation ntago nari imeze neza nditegura ngera ku muhanda amereza itike impita nitahira ariko ntabwo nari nzi ko ibyo bintu nyine sinari nzi ibintu byo kuryamana cyangwa ibiki ahubwo ntabwo nari nzi ko niyo umuntu aryamanye n'umuntu atwarinda naritahiye urumva abafashe ku ngufu ntabwo nari nzi rero ko iyo umuntu nyine akoze ibyo bintu atwita ariko njye urumva yamfashe ku ngufu so anantera inda ngewe yafashe ku ngufu ngewe nafashwe ku ngufu nyine nterwa n'inda antera inda arangije arabura arayihakana arabura ndangije mba mu ishyamba ngewe amezi 7 ntwite nabaye mu ishyamba kuko urumva mu rugo baranyanze baranyirukana nyine igize nk'amezi 3 na wundi aranyihakana kuko nabaye nimero y'uwanteye inda aranyihakana aranabura nyuma rero aza gukora ikosa ryo guhamagaza undi muntu bakoranaga ahamagara nimero ya mama aba ni ngewe witaba kurumva nari narabyaye amezi 7 ashize mbyara nta myenda afite umumama wampaye igitenge nsanze mu ishyamba ahantu nabaga nari nicaye nicyo nafatiyemo umwana nabyaye hanyuma amaze kubyara amaze nk'amezi 2 ndi mu rugo iyo nimero birahamagaye umwana w'umuhungu w'umusore yarayatiye nimero we azaje kujyana umukobwa wa wundi nyine yateretaga aje nko kumurya agapapa yego aza wantereta nyine nkuje kurya agapapa uriya uriya wanteye inda wafashe ku ngufu yaje gushorashora ku ruhande noneho nanjye ndamwemerera ariko ngewe mwemerera nshaka nko kuneka ko baziranye bya nyabyo nshaka nko kumenya ko amuzi nyine amedereseze umuhungu arankundira arazima ariko azima nyine ntamweruriye ko nashaka kuzimenya ahubwo nashaka uburyo tuzajya tubonana n'uwo muhungu azimpaye narateze ndaza nari nambaye nta myenda nari mfite nambaye igitenge cya mama nyenyera nyine nakenyeye kimwe nambara iribaya ikindi ngiye kama umwana atanambaye imyenda mitanza uwo muhungu rero yari yarandangiye ko akorera hano i Nyanza kuri gare ariho bakorera
kwa Musoni ndaza mbaza abantu nyine ndababaza abantu bakora amandazi ahangaha ni kwa runaka abantu ngira urutoki abageti ndagenda amagara mu muhanda mpamagara wa musore kuko urumva niwe narifitiye nimero ndamubwira wamumpaye wa musore aramumpa umwe yamfashe ku ngufu amaje kumuma ndamubwira ati wasohotse tukavugana ndasohoka njye waretse kundindagira wakigoryiwe nisohoka tuvugana ati urambaza iki wandayawe ndakomeza ndamubwira nisohoka tuvugane arasohoka agisohoka ndamubwira ati fata umwana wawe cyangwa umereze indezo y'ibihumbi 200 ubwo abantu babarahuruye baraje baravuga ati uyu mwana w'abandi wafashe ku ngufu baragufunga ndamubwira mbabwira uburyo yankuye mu ishuri nyine uburyo navuye mu ishuri uburyo yamfashe uburyo mfite imyaka 15 icyo gihe nanirangamuntu nari mfite irangamuntu nayifasheje mu n'ibyaye 3 ndabatekerereza ndababwira nyine ubwo rangije bamugira inama aramubwira ati rero nudashaka kubyoroganiza bari bugufunge barangije ahita avuga ngo reka hamagare mushikiwe kuko urumva avuka inahanga i Kigali nyine avuka inaha ahamagara mushiki wanjyaniwe ndavuga ntabwo nabyanga mushikiwe ndaba mbonye iwe ku buryo umwana wabo namubasigira ngeze kwa mushiki ati tujya kwa mama ndavuga nta kibazo ndandi kubona famiye yabo nageze iwabo murana situation hori ikakaye yabaza kubura umwana wa 15 nyine urumva uwa 16 urumva byaye ngeze aho hantu ubwo muramukazi wanjye mama bakajya bicara ngo hehe wako bitaho uyu nguyu ngaje gushaka iki ngiki n'ibiki bintu nk'ibyo ngibyo nyine bakanseka bakamvuga bakagira gute ndangije ori birancanga mamagara wa undi wamfashe ku ngufu ndamugana ntago naje kubiwanyompereza indezo arandangira arambwira ngo ni musange hano i Nyanza ahantu ngo ku mushuti we ngo nze nyatora amafaranga ngo nubundi nabo ntibanshaka niko yahise ansubiza ndazamuka urumva umuntu ukubwiye natwe nitugushaka ngo ino yatore njyewe naje nje gufata amafaranga cyangwa kubaho umwana wabo ntago nje kubana nawe ndagenda mpageze ndakomanga ati ni karibu ninjiye ahita nkingirana ifunguzo sinzi iyo yazishyize ariko yahise azibika amarana iminsi 4 mu nzu mutarya mutanywa se tutarya tutanywa amarana iminsi 4 mu nzu abanteye indinda abanteye indinda nyine urumva nari nyiri nko ku kiriri urumva iyo umubyeyi yabyaye nabona ibihembo n'ambaraga bafite urumva abanyeganye nyine batameze neza urumva rero yamaranye iyo minsi 4 mu nzu arangije aranamfata arongera amfata ku ngufu bivuze ngo bwa mbere gufasha kumufa gutera inda ya mbere yego bwaka barongera gufata arongera nyine kurumva yari yankingiranye arongera amfata ku ngufu akinguye ngewe nsohoka njya kushaka ahantu ubuyobozi buri njya kubaririza kugira ngo murege umudamu bari baturanye arambwira ati oya wirega wowe umuntu nyine mutekereza uko byagenze nimba byaragenze ukubimbwiye ushobora gusanga guteye indinda nusanga yiguteye se kandi uwumva ushaka 200 uzamubwira ngo nanone ni njyewe ni wewe wayinteye nuko umudamu arambwira ati wowe genda wicare y'iby'indezo ubiretse wihangane iminsi nyine ibyumweru iminsi 14 irangire hanyuma ndebe ko nyine nzakujyane nusanga udatwite na yindi yaguteye ubundi umwaka indezo wikomereza bya byumweru 2 urumva nahise ndeka ibyo kwaka indezo maje kureka ibyo umugore aba nk'umugore ndicara arangije arambwira ati ariko utari kugenda nkajya mwihorera nyine kuko wa mudamu yari yarambwiye ko akunda aserega agenda ntago tugushaka tumundi waje kumara iki hano waje kuyihe mission tugere ntago tugushaka ntago abantu nkamwe tubakeneye mu muryango wacu ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo nyine arafite ibyo ashingiye arimo avuga ngo abantu nkatwe yego nuko ndahaguma bya byumweru birashira bishize wa mudamu anjyanye kwa muganga asanga ndatwite urumva ni wahisha nanone kutwite ngo biceceke naraje ndabimubwira ngo wanteye indinda ndamuga ati ubwo nyine ndamuga wanteye indinda ubwo nyine nta kundi nta n'iby'indezo nshaka ngo rero ngo nuguma ngaha ngo uzahava wumva utabona niko yansubije yarambwiye ngo we nurambirwa uzahaguruka ugende uzahava wumva utabona
nahise ntabwo yari yaguteye muri icyo gihe cyose yagufataga ku ngufu ukagusambanya ntabwo yanteye oya ntabwo yanteye nari akajya nkubita ubwo urumva yahereye umunsi ukimara kumubwira ko nyine nkimara kumubwira ko ntwite inda ya kabiri indi nda nyine bagufashe ku ngufu yamfashe ku ngufu iki n'iki yahise atangira kujya nkubita akankubita nkihangana ubwo karembure yari haradutse ubutayu bwabanguka ngo utabare nkajya nigerayo gusenga akamasenyisa kandi yari afite akazi akamasenyisa guhaha nkajya urumva kubera ko nari ncukije akana gatoya nkajya nyine ngura amata yako ngewe ibyo kurya ibwo urumva ntago byabagamo kereka iyo nasabaga abaturanyi najyaga mva hano i Nyanza nkajya gusoroma ndamutibikanye samuduha bye za mboga zimeza bya bibwija byimeza nyine bya bidodo bitari dodo bimwe biba bifite ibara ry'umutuku nkaba ari ibyo njya kugira ngo ndebe ko bikunda wungiriye neza akampa nk'agafu k'ubugari nkabirisha nyine ubu sindya ubugari kubera icyo kibazo nagize cyo kuburya nyine gutyo muri iyo ndambisi nkaba nyine ibintu nk'ibyo kuko nibwo bwaguraga make y'amagana ane iyo wagiraga 100 rero urumva wararyaga ubugari aryaga irobo waguraga irobo hore ngomeza ndwana nabyo akajya nkubita akajya agira ati nurambirwa uzagenda iwacu ntitugukeneye ntago tugushaka ubundi bite byawe iwacu ntitubyara ntago ari njye utera inda ibiki ni none se ubu ngubu ninde wanteye inda tujye gupimisha abana se ati ibyo ntago bindeba kandi turatanya no gusambana icyo gihe none se ntago njye nari mbizi 15 se njye nari umunyeshuri nakuze iwacu arabarokora ntago ibyo bintu nari mbizi iwanyu se bakwirukaniye ikibo urumva iwacu nyine kwakira kw'icyo kintu kibabayemo urumva hari umuryango udakunda guseba ukwakira ko nyine icyo kintu kibaye ku mwana wabo kavuga ati genda uzagwe kure ariko ibyo bintu bitabaye uri hano abantu batabonye ndikura buri munsi ibintu nk'ibyo ngibyo ngo dusebe kandi turabarokore twarasenze ngo dusebe turabarokore nibyo rero mu rugo banyirukaniye nuko ndahaba mbana nawe ariko nkubita agira atanciraho imyenda iyo bankuburiye nta mwenda nari mfite abantu barankuburiraga iyo bankuburiye akayitwika akanshwanyagurizaho imyenda mbaho muri ubwo buzima nshaka akana kamfasha nkajya njya gusenga nkajya ngira nte hori nkomeza mbana nabyo ariko akankubita cyane nyine yarankubise njyewe yaranyishe nanga gupfa mugabo yaranyishe nanga gupfa nyine yanyishe urupfu rubi ariko nanga gupfa gusa yica amarangamutima yanjye yica amarangamutima yanjye aranyica nyine anyica amagazi so rero nyuma turabana ubwo ariko nkubita nyine adatinya kunkubita urumva ariko yajyaga nkubita ariko abana byuze barimo barakura abana nyine urumva barimo barakura waje kubyara umwana wa kabiri ryari urumva nyine iyo nda yari yinteye mbyara umwana wa kabiri maje kubyara umwana wa kabiri nshaka akana kazajya kamfasha kuko bwari indahekana nagara akana nishyuraga kuko nta mafaranga nari mfite ahubwo hari umudamu wari ufite utwana twinshi ariko utishoboye fata akana ke kamwe nyine nkazana mu rugo yango kajya kamfasha nawe uri mu buzima bwo gukubitwa uzanamo n'undi mwana ni urumva hari umuntu uba uri gukubitwa ariko bataragwira we ngo babe menshi cyane uvuga ati niyo yabiyoroboye ubwo ari twayisangiye ariko hakaba n'undi muryango noneho ubu hari ari abana benshi cyane na nyina n'iki avuga ati umwe wenda ubuzima bwaranze umwe ababereretse nubwo nanjye ubuzima butanryoheye ko kana nari narakazanye nuko nguma aho ngaho ndakomeza ndasenga ndihangana ariko nkubitwa cyane akandya inzara kankubita byagezeho rero kunkubita mera nkaho nyine abona ko nabiciye amazi buriya iyo ukubita umuntu cyane nyine agira akabica amazi umugabo yarakubise agira ngo wumve inkoni nyine nagezeho inkoni nzica amazi nawe arabibona nyine jewe narakubiswe hore narakubiswe handi birenze no gukubitwa jewe narakubiswe ndakubitwa handi birenze no gukubitwa hore narakubiswe pe nukuri kandi narakubiswe urumva noneho abona ko inkoni naziciye amazi ahita ahindura strategy yo kuzajya turyama kwa kundi ukanguka nko mu ijoro hagati nkasanga yicaye epfo y'uburiri afite icyuma na toronovisi
nyine yaragambiriye nko kungirira nabi. Mwararyamaga n'umugabo wabyuka wakicara kumwuba wicuye? Kumwuba wicuye cyangwa ukangutse kubera rero n'inkoni ze zari zaramamuye yarigena ryamaga nkarota ari kunkubita n'ubundi urumva ngabanshigukiye hejuru n'iki none nareba hepfo y'uburiri nkasanga afite icyuma kino batekesha na toronovizi. Ubwo kuryama nkaba ndabiretse nkaba ndicaye. Mbaho muri ubwo buzima ngeraho ndwara umuvuduko w'amaraso nkajya njya kwivuza mu Gatenga bo barabizi. Hari ahantu hari akavuriro ka prive munsi y'umuhanda hari impande y'umugongo nyine kuri kote yo hepfo. Niho najyaga njya kwivuza umuvuduko. Nararwaye umuvuduko kubera icyo kibazo. Najyaga ngera mu muhanda ndi kugenda nkahita numva ino mitsi igiye nko gucika. Ndi mu nzira ubwo ntabona ahantu ndyama nkaba nanasara nkahita ndyama nko mu muhanda. N'igihe nabaga ari n'igihe moto yantuye hasi kabiri kubera nyine stress z'urugo nyine. Hari n'igihe yandazaga hanze, hari igihe yatwikaga imyenda nyine yakoze ibintu bibi byinshi kugira ngo nanize. Kwiyambira kuri uwo mugabo mpaka urumva njyewe nibajije ahantu ndi bujyana abana noneho babaye babiri. Urumva noneho no kuba nsenga nkavuga ati reka nihambire buriya bizahinduka nyine bizoroka. Nkomeza ndwana nabyo nyine ndacanganyukirwa neza mera nk'umusazi. Ariko ubwo kunkubita ko nibyarekera. Yajyaga nkubita nkahera mu cyumba nkanga kubyereka abana. Nkanga no kubivuga ngo abantu batanseka, abantu batacishamo ijisho. Iki n'iki nyine urumva barakore bo banihagararaho. Nkavuga ati umuntu azahinduka. Noneho rero abonye ko wenda ibintu nabikomeje nyine nabiciye amazi kuko yangaga we wenda ngo nahita murega bikagaragara ko yamfashe ku ngufu nyine bya bindi byose bikazuka. We nicyo yangaga ku buryo nyine ahantu hose twimukanaga ariko kugira ngo arinde icyo kintu. Hore twarimutse tujya Kimironko. Ndabyibuka twagiye yarambwiye ngo arashaka ko dusezerana ngo noneho ntazongera kurwana ngo iwabo ngo bamwemerera amafaranga. Ubwo ndavuga reka mbyemere buriya wabona umuntu yahindutse. Ndagenda turasezerana. Tumaje gusezerana ngo umuntu yahindutse ahubwo arambwira ati noneho ndakubonye neza. Tuyama hamwe tuza noneho wanajyaye wabigenza gute? Noneho niyo wazajya mu nda y'isi nagusangayo. Guhera uwo munsi ndabyibuka no mu ijoro twasezeranye nabwo yarankubise. Yarankubise ngo kuki ngo ntabwiye ngo abantu ngo ibiryo ngo urumva abantu bararuye ibiryo birashira. Kwa kundi mu buryo ibiryo bishira. Noneho bishize arankubita arambwira ngo kubera iki utabwiye abantu ngo baze kubika ibiryo ku ruhande turi bukoresha. Nandi mafaranga nagura igicucu. Arankubita iryo joro ngo ndaya se ninjye wari wakoze mu bukwe nyine ubwo naye sinatanze gahunda ibiki n'ibiki. Arankubita cyane arankubita guhera umunsi ubundi yarankubise twasezeranye arankubita kuri finali yo kugira ngo dutandukane twabaga Kimironko. Noneho njya gusenga urumva ariko muri uko kwihangana bizoroha bizakunda byananteye inda y'undi mwana wa gatatu. Noneho nkavuga ati urumva barokore bo nyine tugira amahame yo kuvuga ngo nta bya onapo nta biki Imana yakwica nabyo Imana yakwica barokore mujye muri onapo. Bantu mujye muri onapo. Arankubita hori noneho haciyemo iminsi arambwira ngo ushobora gufata umwanzuro ukagenda hakiri kare nyine ugahaguruka ukagenda. Ubwo nari narabyaye umwana wa gatatu. Ndavuga ati ngiye ariko nta hantu mfite ndi bujye we nimba ushaka kugenda agenda n'ubundi tugeze gute turakodesha. Ni nuko namusubije ngiye ntabwo mfite gusenya cyangwa ngo ngende n'ubundi ntacyo utakoze we nimba ushaka kugenda ntari bigenda. Arambwira ati ubu ngubu noneho nutanyica ngiye nzakwica. Ati gusa ngewe nzakwica. Nuko yambwiye. Umugabo yarakubwiye ngo ngewe nzakwica. Yarambwiye ngo nutanyica ubu ngubu noneho kuva twasezeranye nutanyica nzakwica ngo ariko noneho ngiye nzakwica. Nuko yambwiye.
ubwo nkajya ndiko ngira ubwoba nyine nkanyuzamo nkagira ubwoba yaba aryamye ngewe nkaryama kwa kundi uryama ariko udasinziriye ibintu byose uri mu byumva babyita kwibikira kwibikira nyine nkahumireza ariko nasinziriye kubera iryo jambo yari yarambwiye hari abantu najyana abana batatu nkahabura pe nyine nkabura ubuhungiro na buke vuga ati none turakodesha wazayinsigamo ntari bagende ariko nyine wambwira iryo jambo rero abana baje kurwara babiri batoya bari inyuma abana bararwara kakana kabamfashaga karampamagara karambwira ati abana barwaye nari nagiye gusenga kamaze kumbwira ngo abana barwaye ndangije ndakabwira ati se wabajyanye kwa muganga nkagusangayo urumva ngiye nari nagiye gusenga ku musozi mana we noneho kamaze kubimbwira karambwira ati papa wabo arahari ahubwo we mubwire abajyane ndangije ndamubwira ati okay mumereze mubwire abajyane akana karamumereje kamaze kumumara avuga ngo kugira ngo aba bana mbajyane kwa muganga mabitanu kandi umva yakoraga muri Burarirwa wa mudamu twari turi kumwe arambwira nyine ubwo ni mubo twasenganye ni umudamu twari turi kumwe arambwira ati mubwira kubwire nimero ntacyo abajyane avuga nimero bitanu babimushyiriraho bamaze kubimushyiriraho aragenda afata kakana kamwe gacukiranya agafata akaboko afata kakandi gatoya agashyira ku rutugu ahita agenda nko bajyanye kwa muganga yigira mu kabari ako si byibuze uwo mugabo yakundaga abana be shana nabo yakundaga nta muntu nyine ni kwa kuno umuntu abigihaha abigicamuke agasigara kontororwa n'ibiyobyabwenge gusa bana we nawe nisanganye ku rwego mba numva biri kondenga agiye mbyumva nkumva mbuze icyo mfata hori yafashe ba bana abajyana mu kabari bya bitanu aragenda arabinywera abana bari barwaye infection mu maraso bagaga nyine ubyumva infection yo igira imbaraga nyinshi kandi noneho abana ni abanyantege nke kunaga ijosi abajyana mu kabari bya bitanu bimaze ataha nanjye tuhahurira na wa mudamu yamperekeje tugeze mu rugo urumva twageze mu rugo ati ndamugaya ko abana kubazanye bameze nk'aho bapfuye ati muganga mbwiye ko nta kibazo bafite uyu muganga uguhaye abana bameze gutyo ubu nta kibazo bafite wenda se nta kibazo afite ati muganga mbwiye ko nta kibazo dufite twabaga rero hariya Nyagatovu twivuriza Nyabisindu ku gapirive kari gahari ubwo mba ndabamwambuye wa mumama antwaza umwe agacutse nanjye mfata kakandi k'agahinja wa mukozi afata wa wundi mukuru tuba turagiye no kwa muganga ninjira mu bitaro ndi kuvuga ni munyica abana ni muganga wohereje abana bapfuye n'ibiki ni wabuze icyo bakora ku buryo uvuga nta kintu barwaye n'ubaba nyine ndasakuza niko numvaga nyine ngize ikibazo muganga atahubwo zana ikintu bahise bakora abana bahise babashyira mu mwuka muri bomboni nyine bashyiraho oxygen abana bahita baterera imiti muri za serumu nyine barabatera hashize umwanya nk'iminota ingahe abana barazanzamuka bamajije kuzanzamuka muganga ati rero madamu abana bazanzamutse ariko akira registre abo twakiriye uyu munsi udusomere nimba aba bana barimo kuko two ntabwo twakohereza abana bameze gutya njya muri registre ndasoma abo bakiriye umunsi nsanga nta mwana n'umwe urimo muganga atahubwo duhereza uwo muntu wakubwiye ko twebwe twohereje nuko abaganga barambwira ati rero ati twebwe duhereze nimero ye tumuhamagare uyu muntu atazanadufungisha bahereza nimero baramuhamagara arangije arabatuka avuga ati nimundindagira abana nanisha n'abanjye ibyo ntabwo bibareba nimba abana bakize nimba batakize ibyo ntabwo bikureba ibihana n'abanjye ntabwo nababyaranye nawe nimba wavuye nimba utavuye ibyo ntabwo nge bindeba muganga nyine buri icyo akora arakupa amajije gukupa ubwo yahise avuga ati madamu nyine umuntu ubana nawe ni igikoko iki n'iki atakira nyine tana abana bawe turishyura wa mudamu ni nawe wishyuye turishyura turagenda tugeze mu rugo urumva mudamu ahita amubwira ati papa runa ibi bintu wakoze nibyo undi aramubwira ati biki se urambaza iki hano ni iwawe abana ko ari abanjye ngewe hari abana nabyaranye nawe ufite ikihe kibazo ngewe wajya ukabibwira umugabo wawe mudamu yumvise undi amubwiye nabi ahita avuga ati mperekeza nitahire
ntawamenya yahise yitahira njye ngarutse kubera ko nari menyereye ko ibintu byose tubivuganira mu cyumba njya mu cyumba ndangije ndamubwira ati ese papa runaka kuki wakoze ibi n'ibi arangije aravuga ati ibiki se nakoze urambaza iki njyewe urimo urambwira iki ndavuga se kuki wafasha abana aho kugira ngo bajyane kwa muganga ukabajyana mu kabari buriya bari abana iyo bapfa wari bubisobanure gute aravuga ngo ndakwiyamye wisakuriza ndakwiyamye ndavuga se ubwo ndikubwira nabi ngo ahubwo se uracyavuga muri ako kanya yahise ankubita urushyi ariko rwanyarwo arambwira ati ntabwo abana ari bo nashakaga ahubwo ni we nashakaga ati ni we nashakaga ati rero abana ntabwo ari bo nashakaga ati guhera uyu munsi ugiye kumbona ati ugiye kubona uwo ndiwe yahise atangira kunkubita akajya nkubita inkokora nyine akajya nkubita cyane akankubita inkokora akankubita inkokora noneho nkajya njyewe nigizayo nyine arimo nkubita inkokora nkajya nitambika nibwo yafashe akaboko arakavuna hano nyine amvuna akaboko ubu ni n'igufwa njyewe ntabwo ari inkabye iri ni igufwa umugabo yakuvunnye ukuboko yamvunnye ukuboko aba aragononzoye nyine amvuna ukuboko arankubita hananjye inzara ndi bukwereka ifoto hananjye inzara nyine arankubita ndabyimba ndumva umuntu akukubisa akakunoza uvuga uti ntiteze abaturanyi ntiteze abana reka nihangane kuko niko nari mbimenyereye ariko numvise noneho meze nk'umuntu nyine ugiye nko gupfa mucika mpita nirukanyira muri saro ndavuga ubwo hari abana nakari agakozi ntabwo ari butinyuke kubikora ari bwifate nk'umuntu mukuru ntatinyuke kubikora ntabwo yatinye ibyo bintu yarasohotse mu cyumba ubwo urumva nyine asohotse wowe nyine ahita ankurikirana nyine nk'ubeta nyine ahita akubita urugi rwo mu cyumba ahita aza muri saro akomeza arankubita none arankubita ubwana burarira cyane ubwana wa mukozi avuza induru bararira abaturanyi nyine barahurura bamajije guhurura abaturanyi arangije afata cya cyuma iki cyuma nka kino babagisha nta nubwo nzi ahantu yari yagikubanza sinzi nimba ari ibintu yari yarapanze wenda yaranakibitse mu nzu sinzi cyari icyuma kinini ariko nyine bakoresha nko mu gikoni runaka cyaba sinzi afata icyuma agiye nko kukisatuza hano mu maso hose gihita gifata umunwa ubundi harerurutse ko nyine hamaze iminsi hamaze igihe ariko ndi bukwereka ifoto y'ahantu icyuma cyafashe nyine n'amaraso akiriho icyuma kiramfata gisatura ka kantu k'agasongero k'icyuma nyine umutwe w'icyuma urumva iyo cyarahushije njye narakwepye cyo nyine gisatura umunwa kiba ari wo gifata urumva nk'uko uvuze ngo umugabo yashatse kugutemura kwepye njyewe mera nk'umuntu ukwepye ariko kubw'Imana n'icyo yarashatse kugusaturamo nk'agahanga kabiri ubundi we yaragiye kunsatura noneho agiye kunsatura agiye mpita nkwepye akaga nyine kumwe icyuma gishaka akantu ko hejuru abantu barakazi gihita gisatura umunwa noneho umunwa rero kubera ko ari ibinure uhita uva amaraso menshi buri umuntu uva amaraso menshi nyine ibiraso bigahita bijojoba abonye ko amaraso ajojobye ubwo urumva nanjye nari nabyimbaganye meze nk'umuntu wanaviriye imbere n'iki nyine ndi kuzunga isereri agira ngo hari yandangije ahita akubitagura urugi ararukubitagura urugi ruracomokoka ahita asohoka anyura muri ba bantu abayobozi babaraje nyine ahita ahagarara yitaruye abantu nyine baje aho mu rugo yabanyuzemo yiruka nyine ahita amera nk'ubitaruye abayobozi babaraje babamagaye polisi biraje Kimironko niho twabaga Nyagatovu ibiraje imajije kuza baramuhiga ngo bamufate yirukanye nkajya kwisha mu irimbi yihisha mu irimbi bamubuze abapolisi barigenda babwira abayobozi ati nagaruka mutubwire ubwo urumva abaturage bo bahise bajya mu byo gushaka ubwo urumva hari nijoro nko mu masaa 5 saa 5 saa 6 abana bahise bajya kubashakira aho baryama nyine aho baturiza bajya kubacumbikishiriza nanjye bari kureba ukuntu najya kwa muganga nyine nk'umuntu wabyimbaganye wakubiswe nyine ibintu nk'ibyo uri kuvirirana bagiye kubona umuntu undi araje ubwo polisi yari yagiye yamubuze abona undi aragarutse afite umupira w'imbeho yawurunzemo amabuye
akajya bariranya ahantu mpagaze ati rega ndakwica ntabwo uri bubeho, akohereza ahantu undi. Nyine abantu bakanyirukangana bakashukuza bakanyirukangana nyine bari kumungisha amabuye. Birangira rero nyuma baje kumufata bashaka kumufunga, musabira imbabazi, ndavuga akomeza ubuzima bwe nanjye nkomeza ubwanjye. Ariko yanyishe magaze, yishe amarangamutima yanjye, yanyiciye ubuzima hori. Noneho wibaze ko wumve ukuntu ari umutinda, ari umugome. Kuva reba umuntu atandukana ntanavuga uti wenda amakosa nakoze narayakoze, ariko reka nzirikane n'abana. Sibyo? Reka wenda sinabamenye sinagize, reka nzirikane n'abana. Imaze imyaka 5 ndi nyine n'abana, nta nakazi mfite, ngwana n'ubuzima, nkora ibiraka byo gufura, ikiraka cyo gufura nkagikora. Ubwo nakibura nuko namara icyumweru ntacyo inzara burabyumva niyabura. Ubu muranogoshe kandi ngira umusatsi hori. Ubu iki ni ikindi gitambaro kirimo. Abantu babarimo barakireba. Muranogoshe kandi nyine nakabaye mfite umusatsi, ariko no kubera ubuzima. Ngewe muranogoshe nyine kubera ubuzima. Ntago nabona umwanya wo gutereka, ntago nabona iki. Urumva nyine mura mu buzima buri aho ngaho. Urumva sinzi kwisiga ngo nimakiye ngo niyiteho, ntago uwo mwanya nabona ko mba ndi kurwana n'ubuzima. Mere nk'abandi bagore. Urumva rero nge nta cyiza nigeze mbona ku muntu. Rero ngewe n'inyambuga ngo sindahura n'umugabo, ntago ndamubona. Nge nta mugabo ndabona, nta mugabo nzi. Cyeka nimba hari umuntu wamubonye akambwira ati nabonye anyuza, ariko nge nta mugabo nzi. Uyu myaka maze sindabona umugabo, nyine biragoye. Yego, ntago ndabona. Ubuzima bwawe none ngaho bumeze gute? Ubuzima bwanjye burabishye. Burabishye hori, burabishye. Umugabo mwaje gutandukana? Twaratandukanye, ubwo urumva nyine icyo gihe twahise dutandukana. Nyine abayobozi baravuga ati mutandukane, turatandukana. Ubu uri kwibana ukwawe nawe akabukwe? Yego. Hajyaza no gusura abana se byibura? Oya, nta nubwo yaguhamagara ngo agwe n'igiceri cy'10. Nta nubwo yagira uti nyine nejo bundi urumva ntanga ubuhamya kwa Gerard kwa Rwema Mbabazi. Yahamagaye mu rugo arababwira ngo nuko mfite abana, ngo ubundi yakabaye yarananyishe, ngo ubundi nyine ngo yakabaye yaranyishe, ngo nafite abana ngo yanyica. Niko yavuze. N'umugome rero ku rwego rwo hejuru. Ngewe nubwo buzima naciyemo n'uwo nguwo ngewe, ariko navuga ngo urubyiruko rureka ibiyobyabwenge, kuko ibiyobyabwenge byica ejo h'umuntu hazaza, bwica nyine future. Bwica nyine iterambere ry'umuntu, bwica society nyarwanda, burangiza. Nyine nuko bimeze. Gusa nyine abaye ari umuntu ufite nk'akazi ari gutanga yamakazi akariko kose. Nzi no gutwara igare. Ubu hagize umuntu ngurira n'igare basi. Uzi gutwara igare? Cyane, nge naritwara pe. Basi yagira umugiraneza ungurira n'igare, cyangwa se nimba atanguriye igare abantu bangurire moto, ngewe rwose mfite ibyangombwa. Abana se byibuza ku ishuri bamerewe gute? Abana bari kubasha? Abana hari umuntu wari warampaye 50,000. Narabikoreshaga nyine ndabikoresha, nari ndi gucuruza udukaroti n'udutoryi ziniya. Nuko abana rero amafaranga igishoro kirarangira, kuko nayo nabishyura ishuri, ariko inzu yo nyine irangoye pe. N'ubu ngubu nyirinzu rwose amereye nabi. Nabuze n'itike ngo nisubire no mu cyaro. Usubire mu rugo? Nsubire mu rugo njye kureba ukuntu nicarayo, cyangwa se mbone n'igishoro nyine nta kundi. Umuntu wakifuza kugufasha, wumva yagufasha iki mu buzima bwawe busanzwe, kugira ngo byibuza ubashe kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza? Ngewe kereka umuntu amaye nk'igishoro ngacuruza. Umva wacuruza iki? Ngewe nta kintu nacuruza bitewe n'igishoro ko kingana. Abana se muracyabana? Abana turi kumwe. Kubasura byibuza aho muri ubwo buzima? Abana turi kumwe, nta kibazo bafite. Urumva nari nabishyura ishuri, amafaranga nari nasigaranye. Se wenyine urumva nta. Umuntu yagufasha iki kugira ngo ubashe kubaho mu buzima bwa buri munsi, ubashe no kuba i Kigali? Byongeye n'ubuzima bw'i Kigali buba bunagoye, gutungiramo abana 3,
kubona amashuri, ibyo bagaburira, imyambaro babigoye. Umuntu ushaka nko kugira nk'ikintu wenda avuga ati reka mfashe Jeannette cyangwa se reka ngire ikintu nkora mu buzima bwe, yakora iki? yampa igishoro nkacuruza, cyangwa se umuntu ashaka kutaguha amafaranga ariko akaguha n'akazi pe, nukuri akaguha akazi. Nk'ubu rwose mana yanjye ibiraka urumva ntabwo wakizigama ntiwagira ute, nyine biba bigoye. nta na WhatsApp mfite, abatekamutwe banyibye telefone ya WhatsApp, n'umuntu wantije gatushi ashobora kuyinyaka, rero urumva ntego biba binyoroheye. Ni iki ushobora gusaba umuryango w'umugabo wawe by'umwihariko niba bari buze kureba nk'iki kiganiro cyacu kikazabageraho bakacyumva? Ntacyo nawe usaba. Kangushimire witwa tubanye mu kiganiro, nshimire umuntu wese ukurikira ibiganiro by'Impanuro TV. Nari hori nk'ibisanzwe njye umishaka ko hano y'umubyeyi mbabwire ngo ibiganiro byacu nagaruka. Ciao ciao.